urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza. Banyarwanda, banyarwandakazi, nongeye kubasuhuza nanone. Ninjye Michael Mupende wifuza kubagezaho inkuru nziza. Mwese ndabamenyesha yuko kubera agaciro nk'abanyarwanda no kudahwema guharanira inyungu zanyu ndetse n'iz'abandi bo mu karere, nk'uko muzagenda mubigezwaho mu bihe bizaza, ubona bateguriye channel ya YouTube ngo mujye mugezwaho inkuru zerekeranye no kurwanya akarengane no guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, inkuru z'imvaho kandi z'impamo zizira ibinyoma. Ubu ngiye kumara imyaka hafi 35 yose ntahwema kurwanya akarengane no guharanira yuko abandi babaho neza. Ibyo birumvikana rero yuko uyu wamaze kuba umwuga wanjye. Maze guhunga agatsiko k'abicanyi ba Kigali, aha ndavuga bose bakiri hamwe, dore ko bamwe muri bo bamaze kwisubiranamo, baje kuhafata bakajya mu mahanga, nubwo bwose ibyo bitabahanaguraho icyaha. Nambutse imipaka, ntako aka gatsiko katagize kugira ngo kancecekeshe, kubera ibyo naharaniraga mu Rwanda, ibyo narwanyije kuva kera. Bari bazi yuko ntashobora kwihanganira kuzabisangiza rubanda rw'amahanga ndetse n'abanyarwanda batabizi. Bityo rero iyo ngoma yanteranyije n'abanyarwanda bo mu mahanga ndetse n'abo mu gihugu, yaranshebeje cyane, yarangambaniye, yanteye ubwoba cyane, n'ibindi n'ibindi. Ibyo nibyo mazemo imyaka 20 kuva mvuye mu Rwanda, kubera yuko njye niyemeje nta munsi n'umwe ndasiba gukora aka kazi kanjye ko kurwanya sekibi. Umusaruro urahari. Je rero ndijwe ryanyu, abari mu mahanga ndabona bankurikira mu bwinshi, nk'uko mbona imibare ku rubuga rwa YouTube imaze byibuze igihe cy'ibyumweru 3 gusa nangwa 4. Abari mu Rwanda
ntibabivuga ariko barabireba kandi nzi yuko bibagirira akamaro. Mu makuru yanjye zibanda ku mateka nanibande no kubiriho. Ntabwo nzi amateka gusa, nzi byinshi. Nagiye mu mashuri, nagenze amahanga, maze imyaka 20 yuzuye hanze y'igihugu, ako hanze y'Afurika. Mfite byinshi rero nzabagezaho, ariko nzibanda ku mateka yahishwe abantu kandi ntawe n'undi ushobora kuyavuga. Hari n'ubwo mwaba mwarumvise ibintu by'amahushuka ushingiye ku batanga ayo makuru. Ibyo rero nzabibasangiza mu buryo burambuye. Nzavuga amateka atinywa kuvugwa n'abantu benshi kuko ateye inkeke kubera ibyaha byari biyakubiyemo ubwo yabaga, ndetse na benshi habe n'ubwo baba bari hanze bakaba badashobora kubivuga bitewe n'uruhare bamwe baba barabigizemo. Ibyo rero ibyo mvuga ntabwo ari ibisanzwe kandi birakomeye. Nzasangiza abanyarwanda n'abandi bose ibigendanye n'ibyaha ndengakamere bishingiye ku ihonyora rirenze kwemera ryakozwe n'abanyarwanda barikorera abandi, ibyaha by'intambara n'ibindi. Nzongera mbasangize ubumenyi nahashye mu mashuri kuri za disipurine zitandukanye, byose bifitanye amasano n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu hamwe na demokarasi, byose bigamije kuzana ubumwe n'ubwiyunge no kurwanya akarengane. Nimuyoboke channel yanyu mbasangize ibyo nanyuzemo, nahagarariyeho, nabonye, numvise, ubuzima nibereyemo. Nimuzajya mumara kumva inkuru mujye mukanda kuri subscribe cyangwa kwiyandikisha, mwongere mukande no kuri share, muzisangire n'abandi. Nimugira mutyo zizajya zibageraho mutagombye gushakisha kuri za YouTube n'ahandi. Ngaho mwese mbifurije ibihe byiza n'amahoro y'Imana aho muri hose. Murakoze. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wusa ikivi kimena.